iki kibazo navuga kijyanye n'imyumvire wenda yitwikiriye imyemerere, umuntu yagishyira mu byiciro navuga bibiri. Icyiciro cya mbere, hari ufite iyo myumvire wenda ushobora kwigishwa akumva agahinduka, ariko icyiciro cya kabiri ni n'uwitwaza ibyo wenda yabigambiriye agakora amakosa, agakoresha abantu amakosa. Ndatanga ingero wenda kugira ngo numvikane neza. Nko mu gihe cya COVID mwagiye mubibona, hari abavugaga ngo ziriya nkingo ngo nizo kwa Satani, rwose bagahera mu gitondo bigisha abantu ijoro ryose n'iki, bababwira ko badashobora kwikingiza. Nyamara mu by'ukuri abantu bo barabibonaga, kandi ni nako kuri nko gutabara abazifashe. Icyo gihe barigishijwe, emwe hari n'abashatse no kurenga imipaka y'u Rwanda, abantu barabagarura barigishwa, ababyemeye barakingirwa. Ngira ngo hari n'abarimo bagenda bakingirwa mu minsi yashize, hari abagiye bakingirwa babyanze, ariko abantu bagakomeza bakabigisha, ariko finale bakaza kubyemera. Uyu munsi turimo kugenda tubona nanone bimwe navugaga by'abitwikira imyemerere kandi bafite ibindi bagamije utamenya, bishobora no kubagusha mu byaha, bishobora no kubafungisha. Umuntu aragira atya akavuga ati nge imyemerere yanjye ntabwo inyemerera ko abana nari mfite mu ishuri bakomeza kuguma mu ishuri, bagatangira kuvana abana mu mashuri, bagatangira gutangira kwigisha bagenzi babo, abaturanyi, muvana abana mu mashuri kuko iyi ni iminsi ya nyuma, ibi ni iby'isi, twe tugomba kurangarira ubwami bw'ijuru. Ugasanga abantu batangiye kuvana abana mu mashuri. Ibyo birahari, kandi kujyana umwana mu ishuri ni itegeko. Iyo utabikoze ubikurikiranwaho. Abo ngabo iyo bagaragaye nyine barigishwa, abana bagomba kujya mu ishuri, ariko hari naho bigorana n'abana rwose barabaye, ngira ngo byarabagiyemo kubatwara mu ishuri bikagorana. Ariko iyo bigenze gutyo, hari aho biba ngombwa ko n'ubutabera bwubahirizwa cyangwa amategeko yubahirizwa, mu rwego rwo kugira ngo wa muturage yigishwe, abe yabibazwa hakurikijwe ibigenwa n'amategeko. Hari n'indi myumvire rwose bona mibi tugomba gushyira imbere mu gukomeza kwigisha. Ngira ngo hari inasaba nuko abanyarwanda bose babyumva kandi bakabisobanukirwa. Ndatanga ingero nk'ibintu biherutse kugaragara mu majyepfo, n'ubu biracyahari, aho abitwaje imyumvire bigishaga abantu kwitandukanya na gahunda za leta. Hari ababikora ku bushake bafite ibyo bagamije, kugeza n'aho bababwira bati buriya hari n'ibyo leta isaba abantu cyangwa isaba abanyarwanda gukora twe tutumvikana nabyo kuko ni ibyaha. Bakababwira bati iyo ufashe imyumbati, ni urugero, ukayigereka ku bishyimbo, ubwo ibyo bishyimbo n'imyumbati biba bisambanye. Bityo rero baturage turabasaba kutongera guteka ibiryo bigeretse ngo mubigereke, kuko utumye ibiryo bisambana ubwo n'abasambanye, kandi abazabibazwa n'Uwiteka. Noneho ntibabivuge no mu nsengero barimo gusa, bagahera kare mu gitondo bigisha urugo ku rundi, babuza abaturage kuzagereka imyaka ku yindi, kuzagira gute, ukwanga gusa nabyo. Ibyo byaha nabyo baba babikoze, ngo iyo bageretse imyaka ku yindi n'ibindi. Imyumvire nk'iyo, iyo wenda bikiri ku rwego rutoya, uramwigisha wenda bigahinduka, ariko ubona azinduka abeshya abantu agira ate, rwose kumufata ukamushyira ahantu ukamwigisha
uhuza guhura n'abaturage muri rusange kugira ngo ahinduke, ibyo ntabwo byaba kirazira kubikora kuko barahari. Hari n'ababajyana mu butayu gusengerayo, ugasanga imvura iraguye yuzuye, imivu irabatwaye, igize gute n'ibindi. Ibyo bintu rwose dukwiye gufatanya tukabyamagana kuko ni ibintu bibi cyane. Hari noneho n'abakwirakwiza ibihuha, ubona ngira ngo bice igikuba mu baturage, kandi n'icyaha gihanwa n'amategeko. Umunsi w'imperuka wageze, ngira ngo abari bakuru hano murabyibuka, nko mu mwaka w'2000 ndabyibuka, hari abari batanze n'amasaha yo ku isi burangire. Hari aburiye ibiti kugira ngo umunsi w'imperuka nuza ugerere ku bahagaze ku isi, abari mu biti bo bagume mu kirere. Umunsi w'imperuka uri burangire, ngira ngo bongere bamanuke basubire ku isi. Sinzi imyumvire uko yari imeze icyo gihe, ariko barigisha bati umunsi w'imperuka urageze, mwitandukanye n'iby'isi, ubwami bwacu ngira ngo izo ni intambara turimo turwana nazo. Ku ruhande rumwe zirimo gukemurwa no kwigisha n'ibindi, ariko ababikora bakagwa noneho bakanyuranya n'ibiteganywa n'amategeko, barafatwa bagakurikiranwa n'ubutabera bakabiryozwa. Icyo nagarukagaho n'iki, nuko dukomeza kwigisha abaturage bacu. Ngira ngo imyemerere dufite ntabwo yakagombye kuba hari aho igonganisha n'ubuzima bw'abaturage bwa buri munsi, na gahunda za leta n'ibindi. Abikoze imyumvire afite, kumwigisha biroroshye kugira ngo ahinduke, ariko abikoze yabigambiriye, kuko hari ababikora gutyo mu rwego rwo kuba bahungabanya umutekano n'ibindi. Abo ngabo barakurikiranwa kandi barabibazwa. Dufatanye rero twigisha abaturage, kuko hari abitwaza imyemerere ugasanga barabayobya, bikabaganisha mu bukene, bikabaganisha mu byaha n'ibindi. Ngira ngo nicyo navuga kuri icyo cyari cyabajijwe n'umunyamakuru Celestin. Murakoze. Ni umunyamakuru wa J.com. Mfite ibibazo bibiri. Icya mbere kiragaruka kuri kese ya Kazungu, uyu ukurikiranwe n'ubutabera, aho akekwaho kwica abantu 14. Nagiraga mbabaze nk'inzego z'umutekano n'izigenza ibyaha, iyo murebye imikorere y'ibyaha, nubwo ari kese kiri mu butabera, ariko mu gusesengura mubona hatarabayeho uburangare kuva ku baturage kugeza kuri RIB na polisi, aho abantu bamenya kuri yabicwa nta makuru amenyekanye kurinda bigeze aho byageze hariya. Icya kabiri, kuri Minisitiri w'Ubutabera, kiragaruka ku bucucike bukabije cyane mu magereza yo mu Rwanda. SG wa RIB yari yagikomojeho avuga ko RIB idafunga gusa, agaruka no ku madosiye ahari, ariko buriya bucucike buhari, ingamba zihari zo kubugabanya n'izihe muri rusange? Murakoze.